kumeza amazina ni Iradukunda Umuhoza Nadia banje kubasuhuza aho waherereye hose mu gihugu cyangwa no hirya no hino mu gihugu yewe no hakurya y'amazi mwese nabasuhuje. Karibu kandi kazi cyane ku kiganiro Karibu Kumeza cyangwa se ikaze kumeza. Ibuka kandi subscribe n'akazajya ku ruhande kugira ngo buri gihe inteko twatetse uzajye uyibona. Dufite inteko zitandukanye, dufite ubujyanama ku buryo bw'imirire. No munsi nteko ya mbere twifuje kuba twabanza cyangwa twifuje kuba twabagezaho inteko bita jollof rice. Jollof rice ni inteko wateka hano hose waburi wagiye kuwafata breakfast, wagiye kuwafata lunch cyangwa se dinner cyangwa muri migwi wacu ifunguro rya mitondo se rya saa sita cyangwa se rya nijoro. Jollof rice hose wayikoresha nta kibazo. Kandi cya kabiri jollof rice waba utwite, waba urwaye diyabete se, waba uko umeze kose, ni umuceri warya igihe umuceri utamutera ikibazo ku mubiri wawe. Rero uno munsi mu bya tugiye kubanza gukoresha dufitemo umuceri, tukagiramo inyanya zo mu gashashi cyangwa se fresh tomato, tukagira inyanya ziri fresh, tukagira magi, tukagira umunyu, tukagira black pepper, tukagira turmeric powder, tukagira pavuro, ibitunguru, karoti, urusenda. Waba udafite butter wakoresha margarine nta kibazo. Ibyo ni byo bintu tugiye kuba twakoresha umuceri wacu kanya. Ariko mbere y'uko utangira guteka urabanza ugakaraba intoki neza n'amazi meza kugira ngo burya ibiryo bitetse neza kuri isuku aba ari akarusho. Ukaronga ibintu byawe byose ugiye kuba wabasha gukoresha, ukabikata then ukabyegereza kugira ngo utaza gusigamo igitunguru ugiye kuzana karoti isa nk'igitunguru kirashiririye. Ibintu byose bisaba kuba wabyegereje neza cyane ku murongo, biragufasha kandi ibintu byiza kurutaho. Twatangira nta kibazo. Iyo ugiye gukata igitunguru urabona ufite igitunguru, pavuro, karoti, ibintu byinshi bitandukanye. Ugerageza gukata design imwe kugira ngo umuntu ubuze ku ifunguro ryawe abone yuko ari ifunguro rimeze neza. Burya iyo harimo akajagari k'imikatire ntabwo riba risa neza, kandi burya ijisho niryo ribanza kurya akanwa kakaza nyuma. Reka tangire dukate. Hanyuma umaze gukoramiza pasi yawe ugerageza ugasiga isuku ahantu wakoreye kugira ngo ntibize kuvuna nyuma ujya gukora isuku ahantu wakoreraga.
karoti zacu. Impamvu tubanzamo karoti ni uko karoti zitinda gushya kuruta cyangwa se wafite amavuta asanzwe y'ibihwagari cyangwa se amasanzwe ya soya wayakoresha, ariko nanone bafite bata n'amayeri nabwo ntabwo byakubuza guteka nabwo wayikoresha. Hanyuma ugashyiramo pavuro, ushyiramo ibyo ushyiramo umunyu, black pepper, watayifite washyiramo umunyu gusa, ntabwo ari necessary cyane abirinzi cyane.
turashyiramo turmeric powder, twumve ingano y'umunyu twashyizeho. Iyo ugeze hano uhita ushyiramo wa muceri wawe. Nafite umuceri utetse, sometimes ushobora kuraza umuceri warawuriyeho ari umweru, undi munsi bifuze kuwuryaho ari umweru, wabikora gutya, cyangwa se unawutekeye ko naribi, ariko nabwo ubaye utetse nishyize ko nta kibazo. Mpamvu yo kubitisha ifoke ni kugira ngo utaza kuba ibinombe, ushyiramo amenyo ukanyuzwa inombe, ariko bikabivuze kuza biba byoroshye, uze kuza wibara. Ndawuvanga kugeza igihe umuceri wose ubaye neza. Iyo pilaf rice yacu tugiye gukora, dukwana umuceri wacu deni, hanyuma tugafungura. Nguko rero umuceri wacu uratunganye, umeze neza, uranaryoshye. Rero ushobora kuba uri wawe mu rugo, ushobora kuba ari abantu ugiye gutekera, hagiye ubona abashyitsi bikagucanga ukavuga ati se
no munsi ndateka iki, no munsi ndabatekera iki, ugasanga nta n'ibintu birenze ufite mu rugo, ufite karoti, inyanya, umuceri na pavuro, biroroshye cyane kuhita wakorera jollof rice kuko ni umuceri mwiza, umuceri umeze neza, niyo waba utayiriye rwose urabona yuko iteye apeti no kuyibona. Rero ushobora kuba uri mu rugo ufite abashyitsi se cyangwa byagucanze bazati ndateka iki, noneho ufite umuceri na karoti n'inyanya ukavuga ati sunda batekeye umuceri usa umweru, wateka jollof rice, abagusuye bakishima bagataha banezerewe bavuga ngo nejo tuzagaruka. Rero wakoze cyane kubw'igihe cyawe. Ibuka kuba wakanda subscribe n'akazajya ku ruhande kugira ngo ikindi gihe video izakugereho. Kandi ikindi cya kabiri, ubaye ufite ubukwe, ibirori se, inama cyangwa anniversary, ukeneye abantu bagutekera, ndahari. Amazina ni Nadia, nimero zanjye ni 0788655983 0788655983 nizo nomero zanjye za telefone wamamagara, maze ubundi tukaza kuko tugateka, abo twatekeye bose bagataha bavuga ngo cyokoza uno munsi n'uwa mbere mu mateka. Wakoze cyane, Imana igumisha.